Zeotara yo igihe The Ben ahanuka kuri stage akikubita hasi akabanza inkono y'amabyi Bruce Melody akamuseka yahagurutse avuga ngo iki buswera sindimo ubukanga umuremo baziba unyongeremo gikina gato mitangwitwa none se Zeotara Bruce Melody akimara kumva ko ibintu bikaza yahise abwira ba pirate nk'abafana be bakuru ngo bimeze bite mwari muzi ko birangiye muragashwere biratangiye ayahe magambo The Ben yabwiye Bruce Melody akimara kuva kuri stage yikubisa hasi kuguye isomisa bibone mu bugome Bruce Melody akimara kumva ibitutsi bamututse yaje avuga ngo iki cyo guca gasuzuguro k'ibi biswera nyina sangurube zari gasi cyuma cyamucomo ariko se Zeotara umuhanzi John Kiddy akimara kubimenya yaje avuga ngo iki dore ngo na YouTube ni mu searching n'abaswera mwe muri mwe n'indudusha voko vana hani imicezo nawe watamika imbo Zeotara yo kutari kwemera ko mu gitaramo cya Bruce Melody hapfuye umuntu bitewe n'abafana rusha The Ben dukwiruka ku byanje muzanje je nabanje unuka sinzi uko yapfuye fani imbere iyo niga ifite duze Zeotara kondi none nubwo nice hano mwitaka ko mwusha amafaranga wagiye kuri YouTube channel yanjye ka Overdance challenge ukankorera subscribe intore ziri kumwe intore bro nibukize ndakenya mbitore urashinga amavi babisoze cyangwa uratega umusaya abahande ariko Zeotara po watuganije ku bukoroni The Ben yagukoresheje kugira umufane ubukoroni bwari bugoye bwaramenetse sinabuyoye ariko seze wowe ko usigaye uvuga ikinyarwanda tukajya muraririmba igishwarabiya genda vuga ikinyarwanda gashiga inyuma nkaho mfite umwanda kwiciro nariye umwanda muri kunamika ivaruganda followinga mwana n'ubundi byose ni by'isi twese tuzapfa tubisige